doesn't like seeing kids growing wiser. Please come, we will grow together. Hello everyone, mumeze mute? Welcome back to my YouTube channel, Grow Smart with Angelique. Guys, last time I posted a video about this. Naimo ndababaza a very quick question. Kubijanye na impamvu abantu bakunda kuvuga nta mafaranga mfite, I don't have money, I don't really have money. Ndashimira cyane abantu batanze comment kuri iyi video. Iyi video yagize comments nyinshi, niyo yine ifite comments nyinshi muzo nakoze zose. So I thank you very much for supporting me. Mwarakoze cyane. Hari abansubije bashizeho comment ahangaha, ako nanone hariho n'abansubije inbox kuri WhatsApp yanjye. Ibisubizo byanyu byose nabisomye, amanota mwabonye ni 100% kubera ko buri wese afite uko yumva ibintu, kandi si itegeko yuko numva ibintu uko ubyumva. Ariko uyu munsi rero naje kugira ngo tuganire ku kintu kimwe kandi gifite umumaro munini muri uru rugendo rwacu rwo kuba twakura financially. We are growing financially, so we need to be having the mindset itatuma tugwa hasi cyangwa se tumanuka kubera wenda ibintu ibyo ari byo byose. Tujye kwigira hamwe impamvu kuvuga ngo nta mafaranga mfite biri gutuma uhora nyine nta mafaranga ufite, bituma ugumana state y'ubukene. Turareba nyine ku mpande ebyiri, turareba ese Bibiliya bivugaho iki, ako nanone turaza kureba abahanga babivuzeho iki. Turaza kureba researchers from Havard University, tunarebe muri Bible, turasoma nk'ibyanditswe nka Bibiri, turebe uko bimeze. So without delaying, let's get into the video. Never say I don't have money kubera ko bituma ugumana state y'ubukene. Ibi ngibi rero bishingiye kuki? Kampere kuri biblical versions. Verse ya mbere turi burebe, kadusome Imigani. Ni ufite Bibiliya nawe wasoma, nibyo byari byiza. Dusomye mu Migani igice cya 18 umurongo wa 21, haranditse ngo mwibuke ko igitabo cy'Imigani ni igitabo cyanditswe n'umwami Salomo. Salomo yari umuhanga cyane ku rwego rwo hejuru, bivuze ngo niba ukeneye ubuhanga wakwigira kuri we, wasoma kino gitabo cy'Imigani, ubwenge bwari bumuriho bwakuzamo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero mu Migani igice cya 18 umurongo wa 21 haranditse ngo ururimi nirwo rwica kandi nirwo rukiza, abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana. Ururimi nirwo rugira gute? Rwica, kandi nirwo rugira gute? Rukiza. Muri ubu buryo bwacu ushaka kwibaza uti bihuriye ahantu bihuriye nahangaha. Ururimi nirwo rwica. Niba uvuze I don't have money, uri gukoresha ururimi rwawe wiyica, urimo urica status yawe, mindset yawe uri kuyica. Nuvuga ngo wowe urivuga ngo nta mafaranga ngira. Kuki nta mafaranga ugira? Nyine urimo ni nka uri kubwira ubwonko bwawe uti ngiye nta mafaranga ngira, kandi mu byukuri urwo rurimi nyine nirwo rugiye kukwica kubera kuri muratura ibintu bibi. Niyo mpamvu atari byiza kuvuga ibintu bibi kuri wowe. Aka kantu maze ukamenyekanaho, abantu twirirwana nabo barabizi, hari nabo ubona bibangamiye, ariko ngiye niko nteye, ntago nakwiyatura ikintu kibi kandi mbizi ko imigambi y'Imana ni myiza kuri nge, ntago ari mibi. Kubera iki nakwiyatura ikintu kibi? Usibye n'amafaranga, hari igihe umuntu ujya kubona agiye kunywa nk'icyayi. Okay, dufate ikawa. Agiye kunywa ikawa kubera umenya afite bw'uko ikawa wenda itera ibitotsi, none uhafashe itasi agiye kunywa ikawa, ahisa navuga ngo ubu ngubu ijoro ryose ndarara nasinziriye. Ururimi rwawe nirwo rukwica kandi narwo rushobora kugukiza. Instead ngiye nshobora gufata iyo kawa nkahita mvuga nti ntago ngende burare nabuze ibitotsi, ndagira ibitotsi. Nyine mbishingiye kubera ko kuko nyine ururimi nirwo rwica kandi narwo rukiza. Aho ngaho ndukoresheje nikiza. Ntabwo rwose biri bubeho yuko iyo kawa iri butume mbura ibitotsi, sibyo? Now
turebe iyindi verse twareba imigani nanone ako noneho tujye ku gice cya 23 umurongo wa 7. Imigani nawe wareba igice cya 23 umurongo wa 7. 23 yego kadusome umurongo wa 7 handitseho ngo kuko uko atekereza ku mutima ariko ari. Yenda arakubwira ati ngwino ngufungurire, ariko umutima we ntabwo uba uhuje nawe. Kadufate part A. Hano handitse ngo kuko uko atekereza mu mutima ariko ari. Reka nkubwire nyine akari ku mutima gasesekara ku munwa. Nta muntu uvuga ikintu atabanje kugitekerezaho mu mutwe we, sibyo? You first think, hanyuma ukaza kuvuga. None iyi Bibiliya irimo iratubwira ngo you are actually the character of your thought. Nuvuga ngo uko umeze uko nguko bihwanye n'uko utekereza. Niba utekereza ko nta mafaranga ufite, niyo mpamvu uzahora uri broke n'ukuri. Rimwe na rimwe wabuze nawe ayo wifashisha, ugahora mu madeni, urimo urasaba kubera ko uhora wibwira ko nta mafaranga ufite. Turi ibyo dutekereza. Ibyo dutekereza n'ibyo tuvuga, n'ibyo turi byo uyu munsi. Nje rero ndi wowe nahitamo kuvuga ko mfite amafaranga. Hari abavuze mu bisubizo bamaye ngo bahitamo kuvuga ko nyine nta mafaranga bafite, ngo kubera yuko ngo bituma nyine batagaragara nkaho birata muri societe, kuko urumva uhise uvuga ngo ngiye mfite amafaranga, ngo abandi bahita bumva ko wirata. Undi ati iyo mfite amafaranga, iyo mvuze ngo mfite amafaranga ngo abantu bumva ko nta na rimwe nyabura. Oya. Abandi bati cyo kora hari umwe wansubije kabisa numva ni sawa. Ari nacyo cya kabiri ngiye kujyaho kijyanye n'ubushakashatsi bwakorewe muri Havard University. We yambwiye yuko ngo iyo twisanga tugomba kuvuga ngo nta mafaranga dufite kubera yuko nta na rimwe umuntu azajya amafaranga ahwanye nayo yifuza. Duhora dushaka andi menshi kandi nibyo. Uyu munsi nshaka kuba mfite miliyari, nkumva nshaka 3 trillion gutyo. Ngo hanyuma ngo bigatuma no kwirinda ko abantu nyine babasaba amafaranga. Ako nanone iyo wishyize muri position yo guhora uvuga ngo nta mafaranga mfite, ni hahandi wisanga brain yawe, ubu bwonko dufite brain menye bahani nyuma, your brain ubwonko bwawe butangira kuvuga nabwo gushyira mu bikorwa icyo kintu cy'uko nta mafaranga ufite. And then you miss opportunities. Aho wajya hose n'ukuri biragukurikirana. Ubushakashatsi bwo muri Harvard buvuga yuko as long as you repeat, ugumusubiramo I don't have money, nta mafaranga mfite, ukabisubiramo bikaba bitide, bigeraho nyine bikaba nk'umuco. Noneho uwo muco ukagera ukazana n'ibikorwa, no bya bikorwa bikakugumisha mu bukene. Urugero, nge nawe dushobora kujya ahantu noneho tukabona opportunity wenda ikiraka cyangwa se hari umushinga tugiye gutangiza, noneho kubera ko wewe wishyizemo ko you don't have money, nge nta mafaranga mfite, nge ariko nkavuga ni urugero wenda tuvuge ko tubonye isoko wenda ryo gutanga ibikoresho by'ubwubatsi muri site runaka, cyangwa se umuntu ugiye kubaka etage ahantu runaka akeneye ibikoresho by'ubwubatsi kandi byinshi. Noneho wowe ufite mindset yuko nta mafaranga ufite, none ngiye mfite mindset yuko mfite amafaranga. I have money, I am rich. Amen. Noneho twembi tugiyeyo tugahurira ku iryo soko, wowe uri kuvuga ngo I don't have money, already ubashyizeho barrier, ubashyizeho limit yuko iryo soko ntago uzarihaza kuko nta mafaranga ufite. Nta mafaranga ufite kujya kurangura ibyo bintu ngo ugende ubitanga aho ngaho. Ariko ngiye vuga nti I have money. Nuva uvuze ngo I don't have money kan abariho ntinda cyane kugira mwumva ukuntu ibi bintu bishobora gutuma ugumura umukene, bituma wumva ko nyine n'ubundi nta mafaranga mfite, nta mafaranga ngira. Nge nta mafaranga mfite rwose yahaza ririya soko rya miliyari 10, sibyo? Noneho wamara kubyishyiramo bigushyiriraho limit yuko udashobora gutekereza beyond that, ngo utangire utekereze wenda uvuga uti nubwo nta wenda physically ntago mfite izo miliyari, ariko hari ubundi buryo wenda nakorana na bank
utekereze beyond that. Wenda uvuga uti ndahita njya kureba equity manager runaka mubwire ni mbabarira dore mfite isoko rimeze gutya kandi ni sure deal, barimo barubaka barifuza ko iyi nyubako irangira mu gihe cy'amezi wenda 3, nabasabaga ko mureka mumpa amafaranga nkajya gukura ibikoresho Nyabugogo aho babirangurira, nkagenda nkabitanga kuri wenda iyo etage iri kubakwa Nyamirambo, nkagenda nkabitanga hari Nyamirambo, muzamuri kureba transactions zose ndi gukora. I will give you everything concerning the expenses, mbereke ama receipt ko ari byo ndi kugura, hanyuma umuntu nyiri inzu nanyishyura azanyishyura amafaranga anyuze kuri account yanyu ya equity, muzahita mufata amafaranga yanyu, hanyuma mbe mbonye rya soko, mbe nungutse amafaranga menshi kandi mu gihe gitoya. Iyo mindset ntago wayigira kuko wishyiriyeho limitation, washyizeho umurongo ntarengwa, ni nka kakando ngo renga kumene wabishyizeho ko nyine ntago warenga aho ngaho, nta mafaranga ufite, and that's all. Urumva udashaka gutekereza beyond that, noneho ikintu kizaba iryo soko uzaribura. Ariko njyewe ningerayo nzahita ngira iyo option yo gutekereza gutyo, mvuge ni ese wakorana na banki ko nzi neza ko banki z'ubucuruzi especially ubwo nivuga banki z'ubucuruzi harimo equity n'izindi zisupporting abantu gukora ama deals ameze gutyo. Niba utarunabizi, iyo ni information nguhaye. I know someone wabikoze kandi biramukundira rwose, yarafite isoko rikaze, amamiliyoni arayayora kandi nta n'igiceri yafite ku mufuka usibye tikimujyana kuri banki kureba manager, nta nubwo manager bari baziranye. Birasaba gusa ko hari contract ihari, isoko riranditse rirahari, birerekanwa, biragaragara ko waritsindiye. Iyo ni guarantee ihagije yuko banki yaguha amafaranga ugahaza iryo soko, hanyuma amafaranga ukayabona kandi nta namacyo wari ufite, you understand. Ariko umuntu nyine ufite limitation, uvuga ngo kwibwira ngo nta mafaranga ufite, bigushyiraho na limitation, aho kugira ngo rero tuvuge ngo nta mafaranga dufite. Dore imvugo zikwiriye dukwiye kuvuga, dore imvugo zikwiriye dukwiriye gukoresha. Iya mbere, umuntu nakubaza ati wampaye amafaranga, kuko bene abo nibo tunafite benshi. Okay, simvuge ngo tunafite, nanjye nshobora kuza nkakubwira ni wampaye ku mafaranga. Ariko nimba nkubwiye ngo wampaye ku mafaranga, we all know that we have budgets. Tuba twarakoze budgeting. Nk'ubu budget nakoze, niba ntarashyizemo ko nzaguha 10,000, ntumbwire ko hari ahandi wenda nzayakura. N'urugero wenda uje ntayo mfite yo kuguha, nta mfite yo kuguha basically, akora bivuze ngo nta mafaranga mfite. Igisubizo gikwiriye rero aho ngaho wambwira uti maybe next time, ahari ubutaha nzayaguha, ubu ntibikunze ariko ubutaha nzayaguha. Juste kwirinda kuvuga ngo nta mafaranga mfite, kuko biratwokama bitwicira mindset, bigatuma dutsindwa mu buzima, tukisanga turi abakene, duhora turi hasi. Uzajya utekereza muri wowe utangira uvuga ngo how can I get this amount, ni gute nabona amafaranga runaka. Ibyo ngibyo bizagufasha gutekereza beyond what you are seeing with eyes. Utangire gutekereza ibirenze ibyonesha amaso, utangire gutekereza ugute nyamara mbigenje gutya nabona amafaranga 300, nyamara ngize gutya nabigenza gutya. Because really money is everywhere. Amafaranga ari ahantu hose, ahubwo ikintu tuba tubura ni ugukanguka ku maso gutya ngo turebe opportunities ahantu ziri. Yego, niba wumvise rero impamvu kuvuga ngo amafaranga ntayo ufite, niba wumvishe ukuntu nyine bikwimpactinga, nagusabaga ko uhindura mindset. Guhera ubu ngubu we do have money. Yes, proudly we have money. Dufite amafaranga menshi. Never say again I don't have money. Ufite ukuntu ukunda ubyumva, ntugire ubwoba. You can drop a comment here in the comment section, nzazisoma. Mwabonye ko ngiye mpita mbasubiza kandi byihuse. Ushiro comment hano, nabandi muze twungurana ibitekerezo. Ese koko birakwiye koko ko duguma hasi tubitewe n'imvugo zacu?
ngo uko utekereza ni kuri kandi akari ku mutima gasesekara ku munwa. Ibyo uvuga uba wabanje kubitekerezaho, bivuze ngo uko uhagaze uku nuko nyine wabitekereje. Rero tureke kuimpactinga ubwonko bwacu, kumva yuko tubushyiraho limitation z'uko nyine nta mafaranga dufite, ntacyo dushoboye, ntacyo tuzigezaho. Eregari ibintu nk'ibyo tubyihorere, sibyo? This is the end of the video. Niba uri mushya kuri channel, please do subscribe. I beg you. Ukore subscribe. See you in the next video. Bye. Bye bye.